turizera neza ko mumeze neza mwese mukomeza gukanda subscribe no gukurikirana ibiganiro bya Dore Entertainment aho muri hose mukomeze kugubwa neza. Inkuru iri hose iri gucashara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye naho ko u Rwanda rwemeye ko rufasha umutwe M23 nyuma yo kuzenguruka ibinyamakuru byinshi bitandukanye by'umwihariko muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Perezida Paul Kagame yagiye abazwa ku kibazo cy'umutekano uri mu burasirazuba bwa Kongo akagisubiza asa nkaho avuga ko bitamureba cyane ko umutwe M23 ari abakongomani barwana n'abakongomani nimba rero bari kurwanira ngo ubwigenge ndetse no kwishyura ukwizana kwa muntu ngibyo ntabwo bimureba. Yagiye anavuga ko inshuro nyinshi ko nta hantu afite ahurira n'umutwe M23 cyane ko ngo nta hantu hato baziranye ahubwo ngo ikintu cyo yifuza ngo nuko abarwanyi cyangwa se abaterabwoba b'umutwe wa FDLR basize bakoze amahano mu Rwanda bakanakora jenoside ngo bafasha kugira ngo bazacibwe ndetse babashe no kubafatwa baze gufungwa mu Rwanda cyane ko ngo bakoze amahano isi yose irebera. Abantu benshi bakomeje kwibaza nimba Perezida Paul Kagame koko ibintu avuga byaba ari cyangwa ari ukubeshya. Abandi mu Banyarwanda bakavuga ati koko natwe iyo twitegereza tubona ko umutwe wa 23 ushobora kuba uterwa inkunga ariko ntabwo tuzi ninde waba uyitera inkunga. Byagiye bivuga inshuro nyinshi ko Perezida Paul Kagame nawe ubwe ahakana kadafasha umutwe wa M23 cyane ko twagiye tubibona mu binyamakuru cyangwa se mu itangazamakuru inshuro nyinshi. Ku itariki 22 z'uku kwezi nibwo ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta wundi ni Matilda Mukantabano yemeye ko u Rwanda rufasha umutwe M23 nyuma y'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irangajwe imbere na Donald Trump. Yagiye avuga ko umutwe M23 intwaro ufite uburyo urwana ndetse na tekinike bakoresha ntabwo ari iz'umutwe gusa ahubwo ngo bishobora kuba harimo n'akandi kantu. Avuga ko kandi ngo bigendeye ku bimenyetso simusiga ngo byagiye bigaragara ko Amerika yagiye ibyitegereza ikabona ko u Rwanda rufasha umutwe M23. Abandi bakomeza kuvuga yuko ngo witwa Felix Tshisekedi wafatwaga nk'injiji cyangwa igicucu ngo yaba yagiriwe inama n'uwitwa Neva cyangwa se Perezida Ndayishimiye Evariste w'igihugu cy'u Burundi akamubwira ko agomba kwegera Perezida wa Donald Trump akamubwira ko ari we muntu wenyine rukumbi ushobora kuzagarura amahoro mu isi. Akamubwira ati ndakwinginze nguhaye igihugu cya Kongo uzagisaruremo amabuye ukuremo amadiyama n'ibindi byose n'amavuta wifuza ariko udukiza umwanzi nta wundi ni Perezida Paul Kagame yavugaga ndetse n'umutwe M23. Bimwe rero bikomeza kuvugwa abantu benshi bari mu nda y'ingoma y'umutwe wa 23 bakomeje kuvuga ko byanze bikunze umutwe wa 23 tuvugana ngo utishimye cyane ko ngo barakariye u Rwanda barakarakarira icyemezo cyafashwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwemera neza ko u Rwanda rufasha umutwe wa 23. Ni ingaruka ku mutwe wa 23 ndetse no ku gihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi abandi bakavuga ati igihugu cy'u Rwanda cyabaye nk'igitaba mu nama umutwe wa 23 mu rwego kugira ngo birinde ingaruka zishobora kugira ute kubageraho. Abandi bakavuga ati nubwo Leta y'u Rwanda yemeye ko ifasha umutwe wa 23 ariko ntimuze kubanenga cyangwa mugire ibyinshi muvuga cyane ko uburyo bemeye ko babafashamo atari bwo buryo twese twatekerezaga ko bagiye kwemera. Bavuze ko mu rwego rwo gufasha umutwe wa 23 uburyo babufashamo atari ubwo bwo kurwana ahubwo uburyo bw'ubwirinzi bwo kwirinda ko umutwe wa FDLR wazateza ikibazo cy'umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda cyane ko ni umutwe wasize uhekuye u Rwanda ubwo wahungaga muri 1994 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. U Rwanda rero rwakomeje gutangaza neza ko nubwo ibi byabaye ariko bagikomeje gucunga ndetse no gucunga umutekano w'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda by'umwihariko begereye agace ka Rusizi cyane ko umutwe wa FDL wakomeje kugenda uteza ikibazo cy'umutekano muke muri aka karere. Abantu benshi rero bakomeje kuvuga ati u Rwanda nubwo rwahisemo kwemera ko rufasha umutwe wa 23 ariko ari ingaruka zo kwirengera cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko ari agatego bateze bafatanyije n'ubuyobozi bwa Kongo Felix Tshisekedi no kugira ngo Perezida Paul Kagame naramutse yemeye ko afasha umutwe wa 23 bazaba bamuteza umutego kugira ngo bagire byinshi bamubaza cyangwa se bamuryoza cyane ko ngo ubuyobozi bwa Kongo burangajwe imbere na Felix Tshisekedi ngo bemeza neza ko hari byinshi byangiritse mu gihugu cya Kongo ngo ariko bigizwemo uruhare na Leta y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame. Perezida Paul Kagame uburyo yabyemeye yavuze ko nubwo afasha umutwe wa M23 ntabwo ufasha kurwana kuba intwaro ndetse n'ibindi abo ngo abafasha nk'uko nabivuze mu rwego rwo kwirinda ndetse no kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Wakibaza ngo ni gute abigenza rero kugira ngo abafashe mu nyandiko yanditswe n'uwitwa
Matilda Mukantabana yavuze ko igihugu cy'u Rwanda gifasha umutwe wa 23 ariko ntabwo yigeze asobanura ubwo buryo bubafashamo ndetse n'uburyo bundi bashaka kubafashamo batarwanye cyangwa babahe intwaro. Nubwo byagiye bisobanurwa muri ubu buryo, abantu benshi bakomeje kwibaza se koko u Rwanda nyuma y'iki kibazo Amerika irabikoraho iki? Twese twagiye tubona ko Amerika yakwijunditse byanze bikunze ko bigenda kose bagukuraho. Abandi bakomeje kuvuga ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gushaka gukuraho perezida w'igihugu cy'u Rwanda, cyane ko ngo babona ko ariwe mu perezida wa mbere mwiza umugabane wa Afurika waba waragize. Bakavuga ati uyu nguyu turamutse tutamukuyeho azafata igihugu cyangwa se umugabane wa Afurika awugire nka paradizo, cyane ko twagiye tubona ko imiyoborere ya Perezida Paul Kagame ni imwe mu miyoborere ibabaza abanyamahanga, cyane ko uburyo ayobora ndetse n'uburyo ameze yaba mu buryo ari smart ngo bituma Afurika igaragara neza. Amerika yakwishyizemo iba yakwishyizemo. Felix Tshisekedi ubwe yatangaje ko Perezida Paul Kagame koko afasha umutwe wa 23 ariko bakomeje kugenda babitera utwatsi. None aho tuvugana u Rwanda rwamaze kubyemeza. Ese ni iki kiza gukurikiraho? Ese koko Donald Trump araza gufata icyemezo cyo gushaka gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda? Kandi koko ubuyobozi bw'u Rwanda nabwo bwateze umutego bukavuga ko nubwo bufasha umutwe wa M23 ariko ngo ntabwo bufasha uyu mutwe mu kurwana ndetse no guteza akajagari muri Kongo. Ariko nubwo byabaye ibi ngibi byose, Perezida Paul Kagame yakomeje atangaza avuga ko umutwe wa M23 ari w'abakongomani kandi ko urwanira cyangwa se uharanira kwishyira ukizana kwa muntu. Ntawamenya ngo ni iki kiza gukurikira nyuma y'aho u Rwanda rwemeye ko rufasha uyu mutwe. Ese Perezida Paul Kagame araza gukomeza abyemeze ndetse n'ibindi byose baza shinza? Reka rero dukomeze twese dutega amatwi cyangwa se tubikurikirane turebe ni iki kiza gukurikira. Ese koko ubuyobozi bw'u Rwanda buraza kongera kwisubiraho buvuga ko bibeshye mu nyandiko cyangwa se habayeho ikibazo? Ese koko barakomeza none kuvuga ko bafasha uyu mutwe wa 23, cyane ko umutwe wa 23 naho ngo abari mu ndani bavuga komeza gutangaza ko Leta y'u Rwanda yabatabye mu nama. Twese dutegereje tumenye ngo ni iki kigiye gukurikira cyangwa se what next. Ese koko Leta Amerika iraza gushaka guteganya ko igira ibihano ifatira u Rwanda? Ese koko bafite icyemezo cyo gushaka gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda? Ese Felix Tshisekedi wemeye gutanga amabuye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuri Donald Trump? Ese koko yaba yaratanze za miliyoni z'amadolari kugira ngo Amerika imufashe mu rwego rwo guhoshya no gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse na M23? Ntawamenya, dutegereje kureba ni iki kigiye gukurikira. Niba Amerika iza gushaka gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se iza kudufatira ibihano bidasanzwe, twese tubiteze amatwi. Niba uri kumva cyangwa se uri kunkurikira, aha wahageze ni kuri The Entertainment. Kora subscribe kugira ngo tubane mu bindi biganiro.